Kuribwa mu nda, sobanukirwa ikibitera n'igihe ugomba kugana kwa muganga. Kuribwa mu nda ni ibintu biba kuri buri muntu mu buzima, ugasanga bamwe barabyita ko ari inzoka zibarya, abandi bakavuga ngo ni amara. Nyamara kuribwa mu nda muri rusange biterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye. Ushobora kuribwa mu nda hose cyangwa se ukaribwa igice runaka. Niyo mpamvu mu gihe bibaye ngombwa ko ujya kwivuza, uba usabwa kubwira neza muganga uburyo uribwamo kugira ngo abone aho ahera agusuzuma. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibimenyetso bijyana no kuribwa mu nda, impamvu zishobora kubitera, ubutabazi bw'ibanze, n'igihe biba ari ngombwa guhita ujya kwa muganga. Gusa ntabwo buri gihe uburyo uribwamo ari bwo bwerekana ko uburwayi bworoshye cyangwa bukomeye, kuko no guherwamo n'ibiryo bishobora gutera kuribwa cyane. Nyamara wafata ibintu bituma ibiryo biva mu nda ugahita ukira bwa buribwe wari ufite. Mu gihe ushobora kuribwa buhoro cyane, noneho wazisuzumisha abaganga bagasanga ari amara urwaye cyangwa se appendicite. Turabasuhuje tubahaye n'ikaze muri iki kiganiro. Muri aka kanya turagaruka kuri ibi tuvuze haruguru, ariko kandi ntabwo twakwibagirwa kukwibutsa ko wowe mushyashya tugushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazagucika. Reka noneho twanzike mu kiganiro cyacu. Ibimenyetso bindi bijyana no kuribwa mu nda ese ni ibihe? Mu gihe uri kuribwa, bimwe muri ibi nabyo bishobora kwigaragaza. Uburibwe bufata igice kinini cyo mu nda, ni ukuvuga hafi mu nda hose, uhereye aho igifu gitereye kugeza hafi ku ruhago. Ibi akenshi biba biva kuri virusi zo mu gifu, igogorwa ryagenze nabi, cyangwa kugira ibyuka mu nda. Iyo uburibwe bwiyongera bishobora kuva ku mara yifunze. Hari igihe uburibwe buba buri mu gice kimwe gusa butahimuka. Ubu buribwe akenshi buba buturuka ku myanya iherereye aho yarwaye, nk'igifu, apandisi cyangwa uruhago. Uburibwe bumeze nk'ibinya cyangwa imbwa akenshi buherekezwa no guhitwa. Ntabwo buba buteye ubwoba cyane kuko bwo akenshi buturuka ku gutumba no kugira ibyuka mu nda. Nubwo bushobora no gutera kugira umuriro, ariko ntibirenze amasaha 28 akenshi bitarakira. Hari uburibwe buba bumeze nk'ubuzenguruka kandi butamara igihe kinini, gusa bubabaza cyane. Buraza bukagufata ukumva ni ikintu kikugundiriye, bikarekura bikaza kugaruka gutyo. Akenshi biterwa n'utubuye two mu mpyiko no mu ruhago. Uretse ibi bimenyetso, ibindi biherekeza kuribwa bishobora kukwereka igice gifite ikibazo. Ubusanzwe kuribwa mu nda biterwa n'impamvu zinyuranye. Impamvu zitera kuribwa mu nda. Hari impamvu zinyuranye zishobora gutera kuribwa mu nda, gusa icy'ingenzi ni ukumenya igihe ari ngombwa kujya kwa muganga, kuko hari igihe bitaba ari ngombwa. Mu mpamvu zitandukanye cyane harimo kutituma no kwituma impatwe, ubwivumbure ku byo wariye cyangwa wanyoye, nk'abanywa amata cyangwa ubuki bakaribwa mu nda. Uburwayi bwa mikorobe zinyuranye ziza mu gifu zikagutera guhitwa
no kuruka bijyana no kuribwa mu nda ari byo benshi bitiranya no kurwara inzoka. Kurya ibiryo bihumanye. Izindi mpamvu zishoboka harimo kurwara apandise, kanseri y'igifu, amara cyangwa izindi nyama zo mu nda, kwifunga kw'amara cyangwa gutoboka kwayo, kubyimba uruhago, ikirungurira, kutagogorwa kw'ibyo wariye, utubuye mu mpyiko, kubyimba cyangwa kurwara impindura, ibisebe mu gifu cyangwa mu mara. Nyamara kandi rimwe na rimwe kuribwa mu nda bishobora guturuka ku bibazo cyangwa se ku kibazo kiri ahandi mu mubiri, nko mu gatuza cyangwa igice cyo hafi y'imyanya myibarukiro. Muri ibyo twavuga indwara y'umutima, imihango ibabaza, indwara izwi nka endometriosis ikunze gufata abamaze kubyara, ibibazo ku mikaya, kubyimba bimwe mu bice byo mu myanya myibarukiro, umusonga, gutwitira inyuma ya nyababyeyi cyangwa hanze ya nyababyeyi ectopic pregnancy, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Ubutabazi bw'ibanze noneho ushobora gukora mu gihe uri kumva uburibwe ufite budakabije cyane, si ngombwa guhita wirukira kujya kwa muganga. Hari ibyo wakwikorera bikakugabanyiriza uburibwe. Nywa amazi ahagije cyangwa ibindi byo kunywa utagotomera ariko bitari inzoga n'amata. Irinde ibyo kurya bikomeye mu gihe uri kuribwa. Niba wanarutse, tegereza amasaha byibuze 6 noneho urye ibinyampeke bike nk'umuceri cyangwa makaroni. Wirinde nanone ibikomoka ku mata. Niba uribwa mu gice cyo hejuru kandi bikakubaho nyuma yo kurya, bikagendana no kubyimba cyangwa ikirungurira, wafata imiti igabanya acide nka Malox, ugafata iyo bita phospharigel bicarbonate n'indi wabona, ukirinda amafiriti, amacunga n'indimu, inzoga, kafeyine n'ibindi byose byo kunywa birimo gaze. Niba uzi ko utarwaye umwijima cyangwa atari wo gutera kuribwa mu nda, wanywa ibinini bya paracetamol gusa, ukirinda kuba wanywa aspirine, ibuprofene cyangwa diclofenac keretse muganga agusuzumye agasanga atari igifu. Ni ryari wajya kwa muganga rero? Nubwo hari igihe wakwikorera ubutabazi wawe, nyamara hari ibyo utagomba kwihererana. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, wakwihutira kujya kwa muganga. Mu gihe uri gufata imiti ya kanseri, kwituma byanze ahubwo ukaruka. Mu gihe uruka cyangwa wituma hakazamo amaraso. Iyo biherekejwe no kuribwa n'ibikanu mu gatuza no ku ntugu. Iyo buje uburibwe nyine ako kanya ariko bufite ingufu nyinshi. Mu gihe uribwa mu bitugu hagati y'intugu bikagendana no kuruka. Iyo inda ikomeye kandi yabyimbye. Iyo utwite cyangwa se ubikeka. Iyo uherutse gukomereka mu nda. Iyo uri kunanirwa guhumeka. Nanone kandi uzihutire kujya kwa muganga mu gihe uburibwe burengeje icyumweru butagabanyuka. Mu masaha hagati ya 24 na 48 nta mpinduka ziri kugaragara, ahubwo uburibwe bwiyongera ndetse hakaba haniyongeraho kuruka no guhitwa. Inda yatumbye
kandi havugamo ibintu bikamara iminsi irenze 2. Unyara ukokera cyangwa ukokerwa cyangwa uri kunyaragurika cyane. Iyo impiswi irengeje iminsi 5, ufite umuriro uri hejuru ya 37.8 ku bakuru na 38 ku bana, bikajyana no kuribwa, kugira ikizibakanwa igihe kinini, uri kuzana amaraso mu gitsina ku bagore igihe kinini, utakaza ibiro ku buryo budasobanutse. Ni gute nakwirinda kuribwa mu nda? Nubwo bishobora kuza igihe bishakiye, ariko hari ibyo wakora ukaba wirinze kuribwa mu nda. Irinde ibinyamavuta menshi, jya unywa amazi ahagije buri munsi. Aho kurya byinshi icyarimwe, warya bike inshuro nyinshi mu gihe ugira ikibazo cyo kuribwa mu nda nyuma yo kurya. Kora siporo ku buryo buhoraho. Gabanya ibyo kurya bitera kuzana ibyuka mu nda. Ku mafunguro, jya wita kuyakungahaye kuri fibre, harimo imboga n'imbuto. Reka tugushimire, ari naha dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nk'ubusanzwe nakagaruka. Turagushimira ku gihe cyawe waduhaye. Naho utaha.